ariko se uri kuvuga ngo uzamvuna umugongo ngewe uzajya kumvuna umugongo hari ikintu nzaba nakugize cyangwa se uzamvuna ndi nzawuvuna kangahe se nzawuvuna ahubwo ko nta na gake nzagusigira usibye n'umugongo gusa ahubwo manza n'amaguru nzayavuna ariko se mami ubundi wibonyemo ibiki ubu ni ngewe uranze ubona niturije nacishije makeya ukagira ngo ni uko ntashobora kukuzunguza yewe rwose mbashije kumirwa wakwizungurije se ntabwo uri kumbona ugize imana sha nonaha ntabwo ndi muri mudu yo kurwana ibintu nangiye gukorera wowe wari utangiye kunyiha nakasamutwe ariko iyo mugiye gutsindwa ni mu buri rwireguza niba utari muri mudu yo kurwana se wabigerageje ukareba ko urahita uyijyamura mba shangiye ntabwo nagendera ku gitugu cyawe ibintu niba bitanjemo nta mpamvu yo kubikora wabikora utasize ibintu nangiye gukorera wibeshye ukanabigerageza ahubwo ngenda kugira inama udapfa igihe cyawe kitari cyagera kuko iherezo ryawe ushobora kurishyiraho muri kano kanya yewe ndakwemereye ishyirireho rwose nta kibazo kuko nanjye ndi hano ngaha niteguye kujyana ushaka kunyohereza ariko ubundi ngiye Beritara ndambiwe kwirirwa sigana nawe ubundi ikintu ngiye dupfa ngiye kukikubwira birangire ubundi koko babivuze ukuri ngo ubwenge buza ubujiji buhise igihe wahereye ingora muri aka kanya niwe wibutse ko ibintu byahagarara umva se wishaka kunyiramukishwa kuba nkubwiye ko byahagarara ntabwo ari ngombwa guhita uzinyigiraho marayika niba udashaka umuhobera basi reka nkureshe no kugupepera wenda wagera ugashyira ubwenge ku gihe ariko Beritara uzi kuri igicucu ushyira ubwenge ku gihe se ubwenge bwanjye bwari bwaregutse kugira uko ngo nimushyire ku gihe siko nta n'usoni ugira wa kantu njye mpamya neza ko ubwenge bwawe bwari bwararegutse igihe waheraga unesha umutwe ngo njye nawe dufitanye ibibazo nyita umuntu mubi ntabwo utangiye kwitekerezaho ndi kubona wenda bwagarutse nyuma y'uko ubwenge bwanjye busubiye ku gihe ugatangira kumenyera noneho buraregutse